ndaje nkwereke iyi mbwa y'umwana pira mu rugo y'igipara hasigaye amagufwa gusa kandi nabonye imibu ya karitsiye yakora kaniverisaire anga nyiteka mu isombe naregereje ngo adataha amaramasa Bombo clap. No. Oh, he tried it. Ariko sesha bite byawe muri iki gitondo ububyukire muri telefone nimba ngare byandi byatengo ni bya chata Bombo clap. telefone n'ubwo bwoko n'ubuye ko mbona bimeze nka mande cyangwa ni triangle. Oh shit. Ariko se ko udafata amabido ngo uje kuvoma wa mwana we abandi babyukiye mu mirimo urakavoma amarira y'ingona Jesus is kanakumi nk'ubu umuntu yahamagara ariko sha wazakorera mu kigongo ruramuca biye nawe uri umuntu uratinyuka abwira umubyeyi wawe gutyo nawe uri kunsetsa impfu zicuza sha impfu zicuza wapfese ukareba ko ari icyumba wajya ngo ujya kunzana wigeze uza kungisha inama vemba barira ariko reka abasimereza imyenda yanjye mwigenge muvire mu rugo ni gutanga imyenda yawe sibyo si ibintu warayiguze se no kambasa nese hano saa sita uzana ikoze kagasasa ari njye nawe se ninde washatse nyoko kumutera inda akakubyara ariko wa mwana nawe urumva ubu umaze kubyimba sigaye wumva wakubita sosha ako wanase kanze nkwereke njyewe nta muntu ujya umvuga mu ndaje nkwereke iyi mbwa y'umwana kuruki ngewe wa mwana ndaje nkwereke njyewe naguregeka ndagutegeka ndaje nkwereke njyewe nagura hano hari ingorora muco ndaje nkwereke ndaje uretse za sha uretse pira mu rugo y'igipara fata genda yewe unuye hasi ukuje so fata byawe pira mu rugo genda fata njye nta mwana uzana ni urugo rwawe ndabivuze nta mwana ufite umeze none narakubye cyangwa warambyara ntabwo bizashoboka mu rugo rwanjye ntabwo bizashoboka nyoko yarapfuye ni njyewe usigaye nta mpamvu yo kwitegeka mu rugo rwawe nzakwica bamfunga bishire vira mu rugo sinzongere kubona sinzongere wambwa we njyewe nakumena umutwe bakamfunga njyewe nta mushaka mubure njyana ibyo bikapo bya yamaye gatatu no mugenda wonera n'umuga kuko n'amatara yatse herukaga bwa batazobanda gafinjingi abantu bakubara none umvugisha usi umwana ndawamuka ngere bimwe na wanda sasha natandise u Rwanda rw'abandi wehe hano kwegera ikiranga biranga urabanje unza Kigali naryoshye we aheza yiriwe neza papa wanjye Bombo clap. barabyara nkarera ndi n'umwana nuko nyine narimbaye byobaye babyanyu nabo ndi nyine mwiriwe urandebye noneho umbona amaruferi kutwo kurya ko umuntu aba yaburaye ninguha singeho ibiryo byanjye n'abihashya yanjye inyungu irabari yibi akene narekura umubyinira radiyo nge aya nyine twakoresha n'umutima ngenze kubyina nuko ubundi se ko umuntu uje muri Kigali vuba ubundi naho se hari akazi wagiye kwikorera ikiyede hano
wakwekeke koko wabura Oh shit! ushaka amafaranga kuba waburaye birandeba akazi ngaka jya gukora ikihe babeti hano banza ubyinire ndaza kukubariza umukozi niba hari ibyasigaye mubyinire urabimba banze kiranga nawe arandimira bakene wanese tukabyina ibyina bakene gera hasi gera hejuru abanya barigeze no gukora uburayi bakene ari impano ufitemo umuntu wabigize umwuga nese ibyo byo kurya ndabibona gute tuza ibyo kurya uraza kubibona reka ndaje mwamagarira umukozi ko boss aragabura we k'imyaka we sugo no kuvugisha umugore n'ibiki ese boss mamagaye byambwiye ni byiza boss sha boss zariye zisigaza ducana twasigaye inkoko zaturiye bo zari zimbwe ngo zazinane cyane zazivuye mu cyisi mureke n'ubundi apfa hope boss sigaye yarigize umukire siko agiye yarigize UN sigaye munagiraho umufunga sigaye agenda atoragura abantu ku nzu zose zakabagaburira nta bihari rero nashaka zisubira cyangwa ziki ara boss yes boss ibya bindi byose yabimaze hasigaye amagufwa gusa kandi nabonye imibu ya karitsiye yakora kandi verisera anga nyiteka mu isombe naregereje ngo adataha amaramasa yapfa se tukamushyingura boss wala ubwo simva yabura tuyishake mu baturage wapisha zumva ibyo mu rugo umukozi yabisangiye n'amatungo mfite ubwo nitwongera guhura nibwo uzarya nyine igendere nta kintu mu rugo gihari usohoka kwa mabare nose ndi